amafaranga yasinye n'abagabo ari gutanga bavuga ngo abazemera yuko ampaye amafaranga sibyo ibyo bintu kuki ari kubihakana kwa mugabo kucyubeshye emera uvuga ati narabikoze wahita ugenda ku buryo utakongera kugaruka mu buzima bwacu ukatureka ntajya nsura umwana wanjye nawe akansura ibyo byo gusurana ibyo byo gusurana ntabwo none se nabanje iwanyu papa ari uhaye umwana uburenganzira ngahure na mama we ni byiza turanabishimye none se ugiye no kwanga kazajya musura kandi wabahuje suko se erega umenya abakeba se ukanyuramo Jose ntibikurakaza mama yishe nawe yamubwiye na namubwiraga ko imitungo ari yanjye arimo none se ndabyibagirwa si yanjye se ariko nyine nayivuyemo imyaka 20 yareze uyu mwana wanjye reba ukwangana mwana ejo wa mwana navuka ikibazo uzabigenza ute erega nago bagiye kubana azaba agiye ese gusura umuntu mu gitondo gatani mugoroba iyo nda yaba iciye he mugutu Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kaza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasubiza mbifuza komeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi ndi kumwe na Mama Alice na Papa Alice tugiye kuganira uyu munsi no Mama Alice ndizera ko umeze neza ndishimye cyane mwarahuye muraganira yakiye kuba umugabo ntacyo mushinze ntacyo pe yarakoze cyane umushatse mwaca ahantu ukamugurira agafanta ndamushimiye rwose n'ukuri Imana imuha umugisha yego nyine nubwo twatandukanye na Alice sa nkaho ntishimye neza bitewe nuko atambabariye ariko pe ndi umubyeyi gito ntabwo yarakwiriye guhita ambabarira ako kanya ariko kuba narabonye aho ageze byarashimishije cyane nubwo nari kugenda ngahita nipfira ubanza umurambo wanjye wari kumanuka ukagerayo neza kuba nari mbonye umwana wanjye n'ukuri ndishimye naranezerewe pe Papa Alice kareba nabi Papa Alice nago turi mu mwuka ko ureba nabi umwana wawe n'ukuri Papa Alice warakoze cyane ibyo wambwira byose nta kibazo Papa Alice wagiye mu mwuka nko turimo twese sha hishimye we wabonye umwana none se kubona urakaye we arishimye ngewe ndababaye se nari kuri oya wikomeza kubabara rubazwa n'iki umwana kuba mumutije akamureba ndusika kumumutiza ubabajwe n'iki tambeye baganira inzi baraganiriye iki Yesu nese yakuvuze nabi ubonye tangiye kwikeka nawe none se urumva umwana wareze imyaka irenga 20 hari ikintu kibi yari kunganiriza kuri wowe koko Papa Alice sibyo nubwo wavuganye n'umwana wawe ariko umwana wanjye ndamuzi sibyo ndamuzi nzi ko ibyo mu byo mwaganiriye byose nzi ko hari byinshi wamubeshye sibyo n'ibiki nta bintu yamubeshye bidasanzwe nk'ibiki koko Papa Alice twaganiriye ibisanzwe pe nk'ibiki kuki uri kumva ko yamubeshye ikintu wamubeshye urakizi yarambwiye ati wamuririye mu maso yararize pe ese kurira ni ukubeshya
burasa ari amarira yarize ko ari ukubera ibyishimo cyangwa se yarize ari ukujijisha yereke umwana ko amufitiye impuhwe nyinshi. Ababyeyi batabana bazi kurera ko icyo ari cyo, bazi kurera icyo ari cyo. Hari baba bazi kurera ariko hari n'abatazi kurera. Papa ntabwo ari amarira nayabize kubera ko nari nishimiye kubona ari. Uzi ikintu cyanshimishije muri byose niko yambwiye ngo ntago yigiza kubabarira. Nanjye ariko nabikubwiye kandi nanjye ndagira ngo nkubwire ko ari amarira Alice yakubwiye narize, ntabwo nayarize kubera ko nishimiye kuba mbonye Alice, ahubwo nayarize bitewe nuko ubu imyaka iciyeho ubu nibwo wibutse kuba umubyeyi koko. Ari amarira nayarize bitewe naho nari nibutse nasize Alice, nkabona naho ageze koko mpita mbona ko umutima nagize atari umutima wa kimuntu, ndetse naranamubwiye nawe nimba byibuka simbizi, ndumva mfite isoni zo kwicarana nawe, zo kukubona kuko ndi umubyeyi gito. Byose yarabimbwiye, ukuntu warize, ukuntu wamubwiye ati wamubereye umubyeyi gito, byose yarabimbwiye. Sibyo? Aho ubundi nshaka hiki? Ntabwo ari wowe nshaka, kandi icyo nashakaga buriya naranakibonye, nashakaga umwana wanjye, kandi kuba narazaga kugira ngo tuzaguhe umwana wawe aze kugusura. Sibyo? Niko uzaza ukazasaba mama Aisha imbabazi, ukamubwira ati narakosheje kuza gutera indoro mu rugo rwawe umugabo adahari. Nabyo se mama Aisha mukeba wanjye ugomba kuzaza ukamusaba cyangwa se najya gusaba imbabazi mukecuru mabukwe nasigiye umwana w'uruhinja ukiri mu byaye. Kuko mabukwe nyirakuru w'umwana sinshaka kumuzana muri ibi, nta nakuzi. None se si nyirabukwe? Erega ni nyirabukwe. Ntabwo nshaka kuzamubona. Noneho reka tworoshye ibibazo, nimba wumva ko none na nyirakuru umwana kugira ngo umubone byasaba nk'imyaka na numva mutamushaka mu muryango kandi mwarabyaranye umwana. Uzi impamvu tutamushaka? Afite umuryango we. Sibyo? Afite umuryango we. Ngaho reba banzu urebe izi mpeta yambaye. Sibyo? Iyo nakwambitse iri hehe? Nazibonye nanjye ndavuga ni wasanga barongeye bagapropose bakwambitse impeta. Dere ngewe nahise nyihubuzamo nyikuramo. Ariko arabizi ko mfite umugabo. Kandi mu myaka nimba afite umugabo rero igisubizo uragitanze rekera mu myaka winca mu ijambo, mu myaka tumaranye ntabwo biremewe ko nyuma y'amezi runaka umugabo utakibana n'umugore bagomba kuba divorce. Sibyo? Ubwo kandi umugabo tubyaranye inshuro zirenga 3 niwe wanyambitse izi mpeta. Kumva ariko bitavuze ko nimba twaratandukanye wowe ntabwo twatandukanye no kubo twabona twahahana. Erega hari ikiri kukurangana ni ugomba kujya bahuza. Ntabwo tuzayigereranye n'iby'abagabo n'abagore nta bihari. Ngewe narenze kuguca mu kumwana naguciye mu ijambo. Ibintu ngiye kukubwira ni ibintu bibiri uri gucisha hirya no hino. Sibyo? Wanjyanye mu nkiko. Sibyo? Ariko inkiko ko yazihakanye ejo bundi aganira umwana. Je nababwiye iki ni ikinyoma ari kubahereza. Impapuro yatse nizo mu cyari wanyu yaku uburenganzira kagiye gushakisha umwana. Impapuro zirahari. Sibyo? Uri kumva? Z'amafaranga yasinye n'abagabo ari gutanga bavuga ngo abazemera yuko ampaye amafaranga. Sibyo? Ibyo bintu kuki ari kubihakana? Kwa mugabo kucyubeshya. Emera uvuga ati narabikoze. N'ikintu cya ya mafaranga watubwiye ngo yaravuze ngo aratanga amafaranga y'indezo. Yavuze ko nta by'indezo
ahubwo afite ukundi kuntu yabisobanuye bimubwire nabyo hari utuntu mudahuza mudahuriraho yewe umwana namubwiye amafaranga nari nzaniye papa we umwana ambwira ko papa we adahari arambwira ati nyogokuru arahari ngwino umurebye nkibona umwana ngiye mbona nta n'icyo kuvuga mfite imbere y'umwana noneho na papa we nari nzaniye amafaranga y'agashimwe kuko yarakoze nawe adahari mpita ngenda umva sinzi nk'ibintu byamfashe nimba ari amashanyarazi nimba ari biki sinzi pe wagira ngo ni nk'abadayimoni banteruye baranyirukankana ayo mafaranga uzayazane uyahereze umwana twabyaranye uzaba uyahereje ngewe umwana cyane utamukoreye azagenda agure imyenda yo kwambara aguremo n'inkweto umva rero nta kintu na kimwe wabona uhereza umubyeyi cyangwa n'undi muntu wakurereye umwana kuva kuri uko kwezi n'igice avuga uretse ko ngenzi ko namusize afite amezi 8 ariko reka nemere gutyo kuri uko kwezi n'igice kugeza ubu ngubu nawe ashobora kuba yaduhereza iki umukwe nta kintu na kimwe wabona utanga ariko ayo mafaranga pe sinyahakanye nubwo uyita indezo ariko ntabwo ari indezo nayo nabona indezo ahubwo bishobora kuba ahubwo ashobora kuba uyu muntu yaraje yaramuboneye umugabo kubera ko n'umwana yarabimbwiyeho yarambwiye ngo ageze igihe ngo cyo kuba yashaka uyu ntabwo ari uko yabivuze yagiye si wavuze uti ngo ntabwo waba udafite shere sinzi ukuntu wabivuze nyine naramubwiye umwana naramubwiye nti rero ndashaka kukubwira ikintu cyatumye ntusigira papa wawe nti papa wawe namenyanye nawe mu myaka ingana nk'iyi ngiyi ufite ndumva nimba ikubwira ubasha kunyumva ni kuko aho ugeze aha ntabwo waba uhageze nta muntu urakubwira ngo ndagukunda kandi koko ntibishoboka bibaho se ko twese twabaye batoya none se ibyo uri kumbwira urumva hari aho bihuriye n'ibyo naganiriye n'umwana nizere ko noneho wamumushakiye ntabwo yamushingiraga nawe rero uri kubyumva nabi ntabwo yamushingiye nagira ngo mubwire intandaro zo kuvuka kwe umwana wanjye aracyari mutoya ntabwo arageze igihe cyo gushaka nagira ngo mubwire intandaro zo kuvuka kwe ari nayo mpamvu namubwiye nti hagati aho nawe ugomba kuzitonda bitewe n'uko mu kukubyara nabwo byari mu myaka nk'iyi kandi byaragenze gutyo nicyo washatse kuvuga nawe narabimubwiye gutyo no mu bukwe bwe hari mbanje utabuzamo ariko se rero reka nkubwire reka nkubwire nta nugumana ibyo bintu mu mutwe wawe uzatuma n'umwana agira kode nk'izo yange guhabarira nyamara uno mugabo maze gusobanukirwa yuko yashyize confidence cyane mu mutima w'umwana we kugira ngo yo kutazambabarira kuko nawe ukuntu nagiraga gutya nkabona umwana ashatse nko kumbabarira ariko ahari akibuka ibyo papa we yamubwiye ati nzabanza mbaze papa na nyogokuru kubera ko nibo twaruhanye cyane none yumvira ako kantu papa arese tubwire nawe ushobora kubushyiramo akantu k'umunyu ko kugira ngo umwana atumve mama we kandi ntabwo byaba ari umwana arahari sibyo kandi baranavuganye sibyo wibikomeza umwana nakubabarira oroshya ibibazo abikuye ku mutima wiwe njye ntabwo nzamutangira ako kantu rero ubonagamo ngo umwana ngo ntabwo yakabaye ngo akubabariye buriya umwana akumvise yavuga ati papa ntabishaka kandi niwe wangeze kandi noneho kugira ngo umwana aguhe imbabazi niko uzazana igazi ya fanta hano uri kumva tukayikoraho ubusabane tukerekana yuko ukerekana yuko za mbabazi wazitanze papa ari ako kantu urimo kugobekamo ntabwo ari keza niko uzi yuko ujya utega amatwi radiyo ujya wumva ko na nyakubahwa perezida wa repubulika amahoro n'imigisha amubeho ko n'abantu bishe abandi abakobwa bakuyemo amada abakobwa bishe abana babyaye agira gutya akabahereza imbabazi nkaswe ngewe wamusizi wabo imbabazi umwana aziguha mwagiye mufata urugero ngenze ibyo umwana azemera nawe nibyo nzemera umwana yamubwiye ko ubu none atiteguye kumubabarira
ariko ko azabanza akaganira na papa na nyirakuru mbere yo kumubabarira. Urumva ko wowe ubishatse yamubabarira bitewe nawe rwose, nta nubwo byatwara n'ukwezi atababariye mama we. erega nanjye sinshaka kumutwara mu rugo kuko sinamushyira papa utaramubyaye. Nibaho se nimwongera mukamuhamagara azabibibwirira. oroshya ibibazo ureke kubikomeza. Ariko ubundi ariko uretse iki kibazo cy'umwana hari ikindi kibazo nigeze ngirana nawe mu buzima. sibyo, reka nkubwize ukuri. avuze gutya imbabazi araziguhaye, wahita ugenda ku buryo utakongera kugaruka mu buzima bwacu ukatureka. najya nsura umwana wanjye nawe akansura. ibyo byo gusurana ibyo byo gusurana ntabwo. none se nabanje iwanyu papa ari uhaye umwana uburenganzira ngo ahure na mama we, ni byiza turanabishimye. none se ugiye no kwanga kazajya musura kandi wabahuje? si uko se ase ko afite abana bandi. nuriya ni umwana we si umwana wa mugani. wamuretse aho ari ko nta kintu abaye ko wamubonye wabonye ari inkovu afite ku mubiri. nta mpimbabazi wabonye ari inkovu afite ku mubiri. nta mpimbabazi wenda yaza kuba afite inkovu ku mubiri warabwiye ati dore hano waramutwitse, nawe waramutwitse, nawe wagize gute. nyine ndi kukubwira nti nta mpimbabazi ibizakurikiraho bizaterwa nawe. ibintu kuko nawe amaze kuba mukuru si umwana ugerekwaho uwundi. ikibazo cya mbere gihari naguha imbabazi, njye sinshaka kuzongera guhura nawe. ubwo si zo zizaba ari imbabazi nyabaki. azaba amubabariye yitwe yuko nyine umwana yamubabariye bya bindi byose yatekerezaga ngo umwana yanze kumubabarira. aho azaba avuga ati umwana yarambabariye. sibyo, simvuze ngo kuvugana, bajye bavugana kuri telefone nta kibazo, sibyo. ariko kumbwira ngo umwana arafasha agiye kumusura iwe, ntabwo nabyemera. ku muntu uri kuvuga ngo none se papa tubwire impungenge ufite kuba umwana yajya gusura mama mu rugo. uzi impamvu nashaka ko azagiwe? afite umugabo, sibyo? afite umugabo kandi none uyu ni umwana w'umukobwa, sibyo? uri kubihuza gute? nk'uko nawe yambwiye ngo igihe Arisa agezemo si cyo kumurera njyewe. afite impungenge ko ari igihe cyazaba ngombwa akaba yatwita iyo nda yanjye, sibyo? kandi yarabivuze inda yawe si cyangwa atwite iy'abandi. ntabwo bigize kwivugira ati ntabwo njye mfite ubushobozi bwo kuba nakongera kumurera yuko akuze. ariko hagati aho nyumva burya hari ibiganiro abamama batanga ku mwana w'umukobwa umaze kuba inkumi. hari ibiganiro abapapa batanga ku mwana w'umuhungu umaze kuba ingimbi. kubera ko hari ibyo abapapa baba bazi ku ngimbi abamama batazi. n'abamama hari ibyo bazi ku mwana umaze kuba umwangavu gutya abapapa batazi. hari ibibazo abangavu bahura nabyo bagira impungenge zo kubwira igitsina gabo cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese. naho kuvuga ngo umwana wanjye ukuntu twimereye mu rugo umva ntiwamenya ko ari papa n'umwana, sibyo? nibyo ni byiza. nawe n'uyarabyifuze rega kubana n'umwana we gutya. icya mbere abana batavukana bazavuga ati ma uyu ninde wazanye hano mu rugo, sibyo? ese azaba aje kuhaba umushyitsi uzataha, azaba aje kuhaba se? azaba aje se kuburana ku misambu yabo barayafite? amasambu babarusha amasambu, imitungo babarusha imitungo. ugiye kuyoberwa ibintu wavuze cya gihe uri mu rugo uri gushwana na mama Aisha. ujya umenya abakeba ukanyuramo na mama Aisha nawe yamubwiye nabi, namubwiraga ko imitungo ari iyanjye arimo. none se ndabyibagirwa si iyanjye se? ariko nyine nayivuyemo imyaka 20 yareze uyu mwana wanjye reba ukwangana.
ariko ibyo avuga ni ariko na mama Aisha nawe niyoroshye nawe yaramubwiye baganiriye nk'abakeba kandi ako kantu ntikabura wikumva ko yasuzuguye umugore wawe oya yaramusuzuguye birambabaza none se bari kuganira gute ku ahubwo se nari kumwubaha ni iki cyanjye ko ari ishyari ryanjye ni ishyari ryanjye okay tworoshye ibibazo tudaciye hirya no hino buri gihe ntitugatandukane nabi umukobwa numvaga rwose bitari bunyabi umwana waramuzanye njye numvaga atuje no kugushima umwana waramumuhaye barahura baraganira njyewe ariko ndataha nishimye ari ibyishimo rwose tuvuga tuti warakoze ariko uracyarakaye kandi nta kintu erega nawe warakara nawe uri umubyeyi warakara ariko amaherezo ukwiye kubabarira mu uko umwana yakubwiye ati agiye kwicara abiganireho n'amapapa nanjye ngiye kwicara tubiganireho tuzaguha igisubizo kizima amen ako ntimuzatinde rwose kandi kizaba igisubizo cyiza erega twahuye dukundana erega n'ubu sinkwanga n'ukuri papa ariko rwose n'ubu sinkwanga kuko uyu ni umugabo wo mu busore bwanjye niwe nzi wa mbere nakubwira ariko kuba karaciyemo imyaka 22 iciyeho uko nari inteye mbere ubu niko nkiri oya si kukiri ko warakuze nawe yarakuze ariko ntabwo bisobanuye ko mwaba banzi buri ikintu gihuza abantu batandukanye n'umwana babyaranye n'usigara bahuza nase ugire ngo yatahaba na y'imyaka 20 mbangarutse gutya muri iyi urukata papa Alice reka nsoreza ni ikiganiro ndishimye cyane kuba muganiriye no kuba mama Alice nawe urabona ko afite akamwenyu n'ubwo uri gucishamo kumva ntubyumva neza ariko buriya uzabyumva kandi ni byiza ibintu wakoze none ikintu nshaka kubasaba kugira ngo n'umwana bizamworohere kugira ngo yiyumvemo mama we papa Alice niba ubishaka koko umwana yiyunga na mama we wowe wikomeze gushyiramo karakantu uri gushyiramo ngo umwana ngo sushaka kababarira mama we ngo ushaka kamusura wenda simvuze ngo ajya musura cyane oya ariko nko muri vacances yajya ajya gusura mama akamara iminsi 2-3 agataha nka nubwo yamara icyumweru ariko avuze ngo afite umugabo avuze ko afite umugabo arakantu wavuze ngo afite umugabo washatse gusobanura iki ngo umwana we ngo nago yabana nawe kuko afite umugabo washatse kuvuga iki okay icyo nashatse gusobanura sibyo umwana ashobora kumbwira ati papa ngiye gusura mama sibyo yego umwana akajya gusura nyina agasanga barumuna be basaza be nabari mu rugo sibyo wenda hari umugabo sibyo none umugabo akaba ati uyu ni wa mwana bambwiraga umugore wanjye yabyaye hanze sibyo ibintu bireze mungu sibyo hari umugabo ushobora kumubona uburyo yimereye sibyo akaba agiye kumugurira agafanta akamuha ntabwo amenya ahantu yagapfunduriye aramubwira atakira mukobwa wanjye ati yego papa asome ku munwa namara gusoma umwana agende gutya atinde kumva agatotsi aribyo nashatse kubabwira ati yaretse umwana wanjye agakomeza tukibanira mu buzima twibereyemo kumusura ajya musura ibyo kubana nawe ntago ari byavuze noneho ejo umwana nava mu rugo ibyamubayeho kubera yamuhaye ikimusinziriza ntago aramenya ibyo ari byo ejo umwana nagera mu rugo ambwira ati papa ko ndi kumva isere wikirirwa ujya kure twabyumviye ahubwo we yagusabye kujya musura ntabwo yavuze kubana ubwo rero baca umugani mu kinyarwanda ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka imana ishimwe ko iyo ide uyivuze mbere y'uko umwana aza noneho afite telefone narayibonye nanjye ngira telefone ntabwo umwana azaza atabimbwiye kandi nanjye nta kindi nzaba ndeba igihe yaje nanjye sinava mu rugo igihe wa mwana ejo wa mwana navuka ikibazo uzabigenza ute erega ntago bagiye kubana azaba agiye ese gusura umuntu mu gitondo agataha nimugoroba iyo nda yaba iciye he mu gutwi
wafata ku ngufu umwana paparisi witekereza kure wowe kugira ngo ibintu bya kera mu bivimo mukomeze ubuzima buri imbere bushyashya ibya kera asa n'umuntu ubihanagura. urumva ni impamvu ashaka kuzana kugira ngo n'ubundi bigume gutyo sinzigira ngirana komunikasiyo n'umwana wanjye, ariko pe nibyo byanshimisha. mukajye mureba umuntu sibyo, umuntu bari bari kuvuga icyazi kandi n'ikizaza kera bihanagure ubikure mu mutima wumve ko byarangiye tazana ariko biramutse bibaye guteganya ibibazo. None se ugira ngo umuntu ikiza mubaho imbere ugira ngo cyahinduka bibaye nyine byaba bibaye mwabyakira. Reka dusoreze hano kino kiganiro, ubwo twari twishimiye ko mwana yahuye na mama we byagenze neza, ubwo reka twizere ko n'ubutaha bizakomeza gutya na mu kiganiro cy'ubutaha.